warwanira muri za senide ndumva uba uri umusirikare ukomeye. iyo uba wararinze Charles Kayonga uba uri umusirikare ukomeye. nari escort wa Charles Kayonga. byari bimeze bite? ntabwo byari byoroshye. uriya mugabo nawe buriya ni umuyobozi ukaze. uriya mugabo na Amerika yayiyobora ku rugamba yari akarishye. batujyanye aho bita i Kanombe, hano aho bita Nyarugunga. tugezeyo badufungira mu nzu bitaga iga ya kera. bazana ibyo kurya by'abatutsi. muraho neza bakunzi bacu ba The US New Times. uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa, akaba ari umusirikare wamugariye ku rugamba. turabakiriye. nitwa Gahigi Richard. narabaye umusirikare ariko ubu nkaba narasubiye mu rugo nyine nk'umuntu ugeze mu zabukuru. murakoze cyane Gahigi Richard. amateka y'urugamba guhera muri 1994 watubwira muri make? byari bikaze, ntabwo ibintu byari byoroshye. byari ibintu yari intambara, ntabwo kwari ugukina. mu by'ukuri buriya nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame yari azi kuyobora urugamba neza. yari umusirikare uzi kuyobora. uko yagiye adudeployinga byagiye biba byiza cyane, kuko deployment zose yagiye apanga kugira ngo dufate igihugu, duhagarike iyi genocide yamaze abantu. yabikoze neza, ariko nubwo twapfushije abantu, ariko hari n'ibyo yagize ate yadukoreye. yadudeployinze neza, turwana neza, ahaduye ariruka. murakoze cyane. watubwira amateka y'urugamba, ibyo wibuka, akazi wakoreye keza igihugu? ibyo nakoreye igihugu birananezeza cyane, kuko iyo nkati mu mujyi wa Kigali cyane cyane, dore ko ariho narwaniye, nkabona uko abaturage bagenda, nkabona amamodoka akata, nkabona umujyi uko ucana, mpita nihipeti ntari mfite. yego. nkumva ko nakoze. abana banjye baza kunsura, abana banjye nabo ndi kumwe nabo, nkumva baranejeje. ni bana banjye, iyo nza gupfa ntabwo nari kubabona. nicyo gituma nshimira leta y'u Rwanda mu byo navunikiye, n'abana banjye bari barimo, n'abanyarwanda bose. tugire mu mizi amateka yawe y'urugamba. amateka yanjye y'urugamba, ndi umuntu wabaye umusirikare bitari kera cyane. ntabwo nazanye na bakuru bacu aribo bitwa Babonyanyenzi, aba bakuru bacu naje mu bandi, ariko mu by'ukuri ndi mu bantu batabaye igihugu. urumva iyo ugerageje kuba warwanira muri za senide, ndumva uba uri umusirikare ukomeye. iyo uba wararinze Charles Kayonga uba uri umusirikare ukomeye. wari escort wa Charles Kayonga? nari escort wa Charles Kayonga. byari bimeze bite? ntabwo byari byoroshye. uriya mugabo nawe buriya ni umuyobozi ukaze. uriya mugabo na Amerika yayiyobora ku rugamba yari akarishye. uriya mugabo ni umugabo buriya, nubwo umubona buri Charles Kayonga, umubona kuriya bavuga ngo ni retired, ariko Kayonga na nisa nawe watera u Rwanda Kayonga arebera. uriya ni kiyongozi. nanjye yanyigishije no kuba ndi hano hanze, no kuba ndi hanze. yatubwiye ngo nubwo mwamutashye, muzamenye ko umukiri abageje. kandi koko aya mu confidence, uracyari umusirikare. n'ubu numva ko nkiri umusirikare.
bavuga ko dutashye ariko nubwo twatashye twasize imbunda muri baragisi yego ariko ntabwo twizeye tujya dute mu mutwe se badukoyemo ibyo twize oya rwose impossible ntabwo bishoboka turacyari abasirikare turacyakunda igihugu kandi byaratunejeje twebwe iyo tubona abana bacu nk'umusirikare yo musanze kuri Kotagade mureba nkabona uko ahagaze ari smart mpita mvuge ni koko uzi ko twakoze koko ari umwana ufite imyaka nka 18 20 ubona ko hari icyo twakoze. ujya wumva FDLR ahiri hanze y'igihugu ujya wumva amakuru ujya wumva ivuga yuko ishaka kuzatera u Rwanda nkawe ubyumva ute mu mboni yawe? Ngewe FDLR nta na rimwe ngewe narwanye nayo igihe kinini ariko gikomeye yewe nsa nkaho sezerewe ejo bundi narayijengereje narayibujije n'amahoro no muri Congo ariko FDLR impossible nta n'umudugudu yafata hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo bishoboka kuko igisirikare cyacu uko nakibonye nubwo natashye ariko uko mbibona umva zo kukubeshya naba nkwera rero wa mugabo nta hantu bamenera kugira ngo bajye kugutoranya ube umwe mu bashinzwe kurinda Charles Kayonga byagendeye kuki kugira ngo bagutoranye mu bandi basirikare? Icyambere nari Tawuneri nari umwana uvuka mu murwa mukuru wa Kigali nzi barracks zose zo kwa Habyarimana nzi kan Kigali nzi Kanjepe nzi iyo bita Kami nari nzi n'ibintu by'Akanombe none nari kavukiraho urumva rero kubezi ko tuwo muntu yabona ko nsanzwe mfite na experience y'umujyi wa Kigali kavukire ibyo bikaguhesha amahirwe cyane cyane kuko byabaye ngombwa ko mpabwa na appointment. Nuva ko Charles Kayonga aza mu gihugu cy'u Rwanda hari ibice bimwe atarazi bakwifashishaga nko kubayobora byitwaga guide icyo gihe guide ni umuntu wayoboraga urabona nka Sonatibe arababaga bahaziye bari ko batahazi neza guide rero nicyo bivuga buryo yego. Intambara yo muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi uyifiteho shusho ki? Okay ari cyo ngewe yagize ite yankozeho cyambere harimo ababyeyi banjye twavuze turabana 9 dusigaye turi 2 ubwo urumva rero ntabwo ntekanya mu mutima nicyo ituma nahawe inzu na nyakubahwa perezida wa repubulika ngewe narinjira mu gisirikare cy'u Rwanda ngewe nahoraga nsa nk'utotezwa sibyo narabuze amahoro ku ishuri nkakubitwa hari igihe bigeze kuvuga ijambo ryitwa ngo umututsi ngo abatutsi bahaguruke n'abahutu bahaguruke n'abatwa bahaguruke ariko bagahagurutse igikundi kimwe habanzaga abahutu papa njye yarambwiye ngo nzajye mvuga ko ndi umuhutu mpita mpaguruka mu bahutu mpagurutse hari ibintu byitwaga metero ku ishuri metero z'imbaho yego icyo gihe umwarimu yarandebye w'umunyaruhengeri aho bita muri Cyabingo ntabwo nzahibagirwa yankubise metero mu mugongo aha mu bitugu yari ryo bapimishaga imibare bashushanyisha ankubise impita nsohoka mu ishuri ndavuga ngo sinzongera kwiga nese njya kwiga aho bita Gahanga hano ya Kicukiro. Icyo gihe twakomeje gutotezwa 91 hari amasasu yavuze mu murwa mukuru wa Kigali muri 90 sibyo yego amasasu aravuga
avuga n'injongo ni ukujijisha kuko ngo ibyitso byuzuye umujyi wa Kigali kugira ngo inkotanyi yageze ino kera nirasa babona ko bihari niho birasiye ubwabo. Icyo gihe nari umwana nabaga hano muri uyu mujyi narigaga. Mu gitondo kare kare batwaye papa bamukuye ku kibuga cy'indege, yakoraga ku kibuga cy'indege i Kanombe yitwa Kanamugera Augustine data, mama yitwa Marigata Mukansanga. Babajyana ibyo bitaga segiteri babajyanayo. Noneho njya kugura amandazi shyira papa, shyiriye papa mushyiriye abaseka bo kwa Habyarimana bati wa mwana wuje gukora iki? Nari nzaniye amandazi papa. Atari kubona ubundi ntimuva indimu si papa wawe ako kanya. Yego. Bati nawe hita winjiramo. N'umugera umwe gusa barankubise, urumva nari mfite ibiro bike, reba ibyo mfite. Wari ukiri mutoya? Nari nkiri muto. Umugera umwe gusa ndatumbagira ngo nkariye. Ngiye mu mfungwa z'abagabo kandi ngewe uri umwana. Ndi umwana ndafungwa utagira dosiye utagira dosiye, ntaragira n'irangamuntu. Batujyanye aho bita i Kanombe, hano aho bita Nyarugunga. Tugezeyo badufungira mu nzu bitaga iga ya kera. Bazana ibyo kurya by'abatutsi. Niko babyitaga icyo gihe? Ibyo kurya by'abatutsi barabiduhaye. Batuzaniye amasaka yari yarahunitswe. Yego. I Kanombe hariya. I Kanombe hano kuri iga. Yego. Uzanambwire nzajye kwakwereka. Iyo mpanyuze ndahibuka. Nyiri n'umusika nahanyuraga nkibuka. N'amabuso nkayibuka. Tuhageze batari ko twebwe ko dufunzwe ko turi abatutsi. Aka gahinja mwakababariye. Umupolisi yaraje yankubise undi mugeri. Abatutsi b'abasaza bakuru bati witwicira umwana ikadupfana. Yego. Barampisha nanjye mba amabuzo. Bagwishamo imbere muri gereza ariko basa nk'abakurinda ko wakubitwa umwana aticwa. Yego. Ubwo mpita njyewe ako sinaguciye mu ijambo, hari abicwaga icyo gihe bo bari banafunze? Hari abicwaga, hari aho bavuga ngo sohoka. Hari ikimodoka cyitwaga Nissan. Yego. Bashyiragamo abantu bagahita bajya kukwica. Mbese hari uwagutereteraga wenda ko yanguvemo. Nge na papa rero twari kumwe. Iyo nibyo. Papa wanjye Kanamugera Augustine. Icyo gihe niwe twafunganywe, ariko tugira umuntu umwe aza kuturwanaho aravanguye umwana nafungurwa. Ese muramfungura na papa asigaremo? Bamfunguye ndanga. Batera ni murebe ukuntu mwafungura na se. Baradufungura. Twanyuze ari i Kanombe, hano kuri Barracks i Kanombe gutya. Ibana umva ari bucece. Abasirikare bose baragose bavanga inyenzi zigiye kuzinjira ikigo cy'i Kanombe. Nibwo twageze mu rugo. Ariko imigeri na n'iyi saha ndacyari umurwayi. Nibyo rwose. Ndacyari umurwayi wa mugabo we. Pe ntago meze neza. Nibyo. Hanyuma byaje gukomeza gute amateka icyo gihe maze kurekurwa? Ukuntu naje gukomeza umujinya waranyishe. Pe David papa ngiye mu nkotanyi. Papa tetse wa mwana bati noneho baratwica burundu. Bikoje mama ati bibwire so. Niro ngenda giye. Ntido dutangirane gutyo. Ariko ninjiraga inkotanyi nkamenya amakuru yazo, nkumva ibintu byazo. Twe dufite abantu basa nkaho badukangurira ukuntu dushobora kuba twajya mu nkotanyi. Yego. Twatinyaga ko hari abatujyanaga akenshi bakatwinjiza muri za Barracks z'abasirikare kwa Habyarimana bari udufaranga. Inda nini zabarenze. Yego. Ariko pe
njyewe kugira ngo nigere mu Nkotanyi uwo muntu baramwishe ariko pe mu by'ukuri ndashima ko uwo muntu nubwo yapfuye nageze muri CND neza kandi ngezeyo nkora igikorwa nabagiriye akamaro nabo ubwabo baranabizi naho nicaye ikadi ndayifite ya kadi yanjye yego ndanayifite sibyo mu by'ukuri y'umusirikare wasezerewe mu ngabo umusirikare wasezerewe mu ngabo z'igihugu kandi aya mu standby umugabo uhora yiteguye n'ubundi igihugu gitewe ko yagaruka ntago ndembye cyane ntago ndembye ku buryo iki gihugu cyasuzugurwa cyenyeye nibyo rwose cyaratuvunnye nibyo rwose ababyeyi bawe byagenze biti ababyeyi banjye ni ukuvuga ngo ku itariki ya 7 Habyarimana nyine bavuga ngo bamurashe nagerageje kugera ku babyeyi banjye baryamye bombi saa 12 kuko nayo mfite akaradiyo ngerageza kubabwira nti papa na mama Habyarimana yapfuye ahubwo yambabwire ko yapfuye ahubwo barabyina barahoberana neza ahubwo mbese ndabwira nti ariko hari ingaruka mwarebye ukuntu twahunga baratwica baratumara ariko njye nkora yaranjuma nyine nasize mbabwiye gusa numva twari abana 9 nagomba kujya gute kwiyaranje njye ubwanye ku giti cyanjye mwari abahungu 5 abakobwa rero urumva nabo ubu nsigaranye umwe abo bose barabishe muri jenoside bakinguye ku Gisozi yego wari utugereyeho watubwiye ngo wasanze papa na mama urababwira ngo duhunge nabo duhunge ntibabyemera bo baguma mu rugo ariko ako gashiki kanjye ko kari igitaramo uwo mushiki wanjye ari igitaramo ubwo rero niwe narokoye ariko ababyeyi nyine babiciye hariya ndangije nza kubashyingura hehe hano aho bita ku Kera hano kuri ya force hano hirya kuko niho muri parcelle yacu babataye muri wese hano mpagurira cya kintu kikirahundi cya beto yego babashyiramo uhakorera urugori ubakora urugori yego makorera urugori rero ubwo farge iraza ibakuramo ibajyana ku Gisozi ubu bari ku Gisozi yewe ni ukuvuga ngo bitewe n'ubushobozi buke numvaga nyine aho hantu bari kuko sibo bari bonyine ntago ari abanjye gusa harimo n'abandi bantu bazaga kujugunyamo ubwo ngewe nkoresha cya kibeto shyiraho hejuru ariko leta kuba yaragize ikabajyana ahantu ku rwibutso hagaragara byaranejeje kandi bagize neza bumva nuko kubera ishyaka uravuga uti reka ninjire mu ngabo z'igihugu tubwire urugendo rwawe urugendo rwanjye ni ukuvuga ngo ntabwo nagiye mu gisirikare nezerewe sibyo nari nzi ko iwacu bapfuye kandi pe Kigali yari ikiriho Gatenga umuseka wo kwa Habyarimana yaragiye hari kandi pe yari ikiriho urabyumva kandi Kigali yari ikirimo urumva n'aka Kanombe yari ikirimo urabyumva yego urumva rero ngiye igisirikare urebye neza gishya neza nagikorera muri uyu murwa kandi nyikora ndi umutabonere ndi umunyamujyi nyikora kandi nzi discipline wabonye igihe gihagije cyo kwitoza kugira ngo ube umusirikare muri ibyo bihe bitoroshye by'intambara hari uburyo oya ntabwo nakubwira ngo nakoze imyitozo ikaze sibyo ariko nta kintu kitakwigisha ubona abantu bapfa iyo ubona abantu bapfa imyitozo ikuza mu mutwe kandi ukagira ubwenge nuvanga icyambere cyari ishyaka gukunda igihugu no kurokora abaturage bapfaga
murakoze cyane. Hanyuma uyu munsi mutuye mu mudugudu mwiza w'icyitegererezo leta y'u Rwanda yarubakiye, urabivugaho iki? njyewe wabanza ukanshimira nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame n'abamunganiye, kuko si utegeka wenyine, n'aba mudugudu bacu tumeze neza, turatuye tumeze neza, nta kibazo, bimeze sawa. Mubona ibyangombwa bya buri munsi by'imibereho? Yego. dufite ibintu badufashije. Uyu nyakubahwa perezida wa repubulika hari ikintu kimwe yakoze, ntabwo ari kimwe, buriya kiri no mu ntara zindi. Hari ibintu dufite inkoko zigera nko ku bihumbi nk'umunani cyangwa bitandatu. Turya amagi kandi pe mu by'ukuri tugira n'akantu kagutya. Hari umushahara bagenera? Hari akantu baduha nk'abantu bafite ikibazo cy'ubumuga, dufite ikintu baduha ku kwezi, ugasanga umuntu ararya ko umwana we atabura ishuri. Murakoze cyane Richard. Tugana ku musozo, turagira ngo tubashimire umwanya mwaduhaye, ariko tunabasaba ko mwagira ubutumwa mugenera abanyarwanda muri rusange, yaba abasirikare barwanya intambara cyangwa se n'abacikacumu muri rusange barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Niwe butumwa wabagenera? cyane cyane nabanza kubwira abagenzi banjye b'abademob kumva ko ibyo twakoze kandi twabigezeho. Ikindi cya kabiri, nibegere bagenzi babo, buri karere kose kagiye kagira umuntu udushinzwe, twebwe abademob. Demob iri aho ngaho isa nk'imangamanga cyangwa izerera, nigende yegere sector commander cyangwa yegere undi wese. Hari ibyo kurya birahari, imibereho irahari, amazi arahari, nibaze begere rwose, nibegere komisiyo babafasha. Urabyumva? Ikindi cya kabiri, icyo mbwira abacikacumu, nanjye naricitse, nibakundane. Umucikacumu ubona ko adafite n'ahaba, adafite n'ahajya, niyegere buri kagari kose kaba karimo perezida w'abacikacumu wa FARG, azamufasha, aze atuzwe nk'uko natwe twatujwe, nta vangura ririmo rwose. Ni mumbabarire, nimuze abazerera cyangwa ababuze aho bajya, ababuze aderese, nimuze tuzabakira. Turabashimiye cyane Richard kuduha umwanya mwiza nk'uyu nguyu, kandi tunabashimira yuko mwakomeje kugira umutima ukunda igihugu. Uyu munsi wa none twabasanze ahantu heza, abadukurikirana baragenda babona amashusho y'umudugudu mwiza uri hano mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Masaka. Turabashimiye cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, murakagira Imana.